Mperutse kubona ku bitangazamakuru inkuru ziri gucicikana zivuga ngo ADPR Nyarugenge ngo na ADPR Remera ngo baciye abahanuzi ngo kuko barimo ngo abantu bakorana na FDL. Negereza kubona hari umuyobozi umwe wo muri ADPR ubivuguruza ngo avuga ati ibyo bintu ntibibaho. Ariko reka nkubaza, baratinyuka bakavuga ko mu itorero uyoboye harimo abantu bakorana na FDL irwanya igihugu, ugatuza ntugire icyo usobanura. Siko byanteye ubwoba. Nategereje ko nibura basindeka umuvugizi ye kuvuga, ariko hari umuntu ushinzwe kuvugana n'itangazamakuru cyangwa ushinzwe itangazamakuru kuvugira ADPR. Life Radio ni ADPR. Yego. Kubera ikize batagenda ngo bajyara bavuga bati ibyo bintu usukuri bavuguruza kuko erega ikinyoma kiri. Simvuze ko bari ababivuze babeshye kuko ntawe urabavuguruza kandi inkuru itagira ikivuguruza bari ukuri, ariko siniyumvisha none. Ariko nanone cyaba ari ikibazo haramutse Nyarugenge harimo aba FDL ni Remera. Tumenyereye ko FDL iri muri Kongo. Tugaruwe n'itangazo rikomeye ADPR yasohoye, inama izabahuza n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ADPR. Iyo nama izabera Igicumbi kuri hoteli y'itorero ADPR Ex-Glory Hotel guhera saa 3 za mu gitondo. Abashumba b'amaparuwasi yego bafite abanyeshuri biyandikishije kuko iri ni itangazo riri officiel ADPR yatanze bujuje ibisabwa requirement cyangwa se ibigenderwaho ibyo RGB cyangwa amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB gisaba kugira ngo umuntu yitwe umuyobozi uyobora itorero. Kuvuga ku bintu birindwi biri muri iki kintu cyangwa se muri iyi gahunda, ndetse iyo nama numva izabejo 9 nejo bazayobora. Ariko kandi icyambere kiribaza ngo ko hari abandi bashumba bize kandi bujuje ibisabwa, ADPR kuki itabaheraho ngo ibashyire mu mirimo, ngo noneho bahamagare abiga bangana n'imyanya nibura isigaye aho kuzana abandi hejuru y'abandi nabo bicaye kandi batarakoze icyaha kibambura inshingano. Batahawe urwandiko rw'umugayo ahubwo bahawe urwandiko rubajyana mu muhamagaro. None se ko bafite diplome bafite niveau za teologiya bize hirya no hino, hari abize online hanze bafite n'amadiplome, maybe bafite n'ama equivalence kuko natwe twize. Hari abantu rero bize bishyura amafaranga bashaka diplome, none ubu itorero rigiye guhamagara ikindi gitigiri cy'abantu ribasezeranya kubaha imirimo. Nabize n'abandi bize bicaye banasengewe bicaye barebye se mu birukanye ko hari abantu basezereye kandi bujuje ibisabwa, abarebyemo bakabanza bakabaha imirimo. Yari n'abandi bahisemo kugira ngo n'abandi bavanye mu myanya, ndabazi benshi barahari kuko n'aya makuru nibo bayaduha. Yego, tuyahabwa n'abari mu nshingano, tuyahabwa n'abicaye, tuyahabwa n'abakristo, ibintu kubiganiraho. Tujye dufata umwanya wo kubisengera. Ubu turi mu bisengere, nawe ujye ubifatira umwanya kuko uyu ni umwuka mbona yuko uri bikirwanisho cya Satani. Yego, tigute aba bantu n'ubuhamagaro ngo baze kwiga ukabizeza kubaha inshingano imbere hano ugahura n'iki kintu yamaze gutakaza umwanya we. Tugiye kuvuga ku bintu 6 bikomeye circumstances zirimo cyangwa se ibibazo bari kwibaza, bamwe banatuhaye yego ukamuzana yarangiza ntumuhe wa mwanya nkuko wabimubwiye. Urumva utarabumukomerekeje kandi uri umushumba, ese undi umuntu wakomerekejwe n'umushumba yomorwa nande? Cyari ikibazo. Niba wowe ngende umushumba wawe ari nge wagogombye kukomora kaba ari nge gukomeretsa, ubwo ninde uruze kunyoma usibye ijuru rya kugenda kote. Tunazi ko Imana ivuga, ugasanga nicaranye n'isezerano ry'uko Imana izamukoresha umurimo mu itorero rye. Hari n'abandi noneho bari bicaye muri iyo mirimo. Urahamagara abashyashya, abo ufite bo wabanje kugenzura ureba niba nta bashuje izo requirement, kugira ngo noneho utazanira abantu hejuru y'abandi bikarangira babaye benshi ahubwo bikaba intambara. Kuko byanga bikunda n'utambutse uyu nguyu ukamufavoriza kuko yazamukiye mu gihe cyawe no ku ngoma yawe, ariko ntibikuraho ntibisiba ubwenge n'ubumenyi buri mu bwonko bwa wa wundi.
Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Mose TV ndetse ni Ramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Uyu munsi noneho twaje muri ubu buryo kandi ndakeka ko Imana iri duhana umugisha. Nimutare kuri subscribe uyikoreshe, ya like, comment, sangiza n'abandi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana kuko ibiganiro byacu bicaho buri munsi. Rero twakiriye umutumirwa wacu uyu munsi kuri Ramiro TV ndetse ari guca no kuri Mose TV. Turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira, nanjye reka mbwire abadukurikiye bose ngo Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya mwiza tubabwira ngo nibahumure. Ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko gake mu gitondo impundu zikavuga. Nyamunda kubwira abantu ngo nibakomere bizere, bagome mu byizerwa be gucogora kuko hari igihe nabo bagiye gucana wake. Yego. Hanyuma rero Elia uti turi kumwe n'umutumirwa. Urabizi neza ko ikintu cyonyine cyaduhuje ari ikintu bita update ni yihe. Tugaruwe n'itangazo rikomeye ADPR yasohoye ry'abanyeshuri. Yego. Tangazo rijyanye n'abiyandikishije kujya kwiga post graduate muri teologiya. Mu izina ry'umushumba mukuru w'itorero ADPR ndamenyesha abanyetorero biyandikishije kwiga PGT cyangwa se post graduate theology ko hari inama izabahuza n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ADPR. Iyo nama izabera Igicumbi kuri hoteli y'itorero ADPR Ex Glory Hotel guhera saa 3 za mu gitondo. Utazaboneka azaba atakaje amahirwe yo kubona scholarship. Mubishyire muri gahunda. Murakoze. Aba ni abashumba b'amaparuwasi. Yego. Bafite abanyeshuri biyandikishije kuko iri ni itangazo riri officiel ADPR yatanze isaba abantu barangije za kaminuza ko bakwiyandikisha kugira ngo bahabwe amahirwe yo kwiga teology ngo barobanurwemo abakozi babwiye kuyobora itorero bajyanye na cyangwa se bujuje ibisabwa requirement cyangwa se ibigenderwaho ibyo RGB cyangwa amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB gisaba kugira ngo umuntu yitwe umuyobozi uyobora itorero. Yego. Babaha rero iryo tangazo ryo kugira ngo bajye kwiga hanyuma bahabwe iyo scholarship. Tugiye kuvuga ku bintu birindwi biri muri iki kintu cyangwa se muri iyi gahunda ndetse iyo nama numva izabejo. Icyenda ejo saa 3 kuri Ex Glory Hotel Igicumbi. Ni hoteli ya ADPR abatari bayize bayimenye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ndabishimiye koko bahamagaye abashumba cyangwa se abakristo cyangwa se abantu bize za kaminuza bisanzwe ngo bagende bajye kwiga kugira ngo babarobanuremo bazayobora. Ariko kandi icya mbere kiribaza ngo ko hari abandi bashumba bize kandi bujuje ibisabwa ADPR kuki itabaheraho ngo ibashyire mu mirimo ngo noneho bahamagare abiga bangana n'imyanya nibura isigaye aho kuzana abandi hejuru y'abandi nabo bicaye kandi batarakoze icyaha kibambura inshingano. Sinayo yose. Hari abantu rega eri twibaza hari abantu bicaye barahari bayoboraga. Yego. Batahawe urwandiko rw'umugayo ahubwo bahawe urwandiko rubajyana mu muhamagaro. Yego. None se ko bafite diplome bafite niveau za teologiya bize hirya no hino. Hari abize online hanze bafite n'amadiplome maybe bafite n'ama equivalence kuko natwe twize kuva teke imaze kutukuzaho diplome tuzibuze ntabwo twari kurekeraho twashatse uburyo twigamo kandi birakunda turimo turajyana. Yego. Hari abantu rero bize bishyura amafaranga bashaka diplome none ubu itorero rigiye guhamagara ikindi gitigiri cy'abantu ribasezeranya kubaha imirimo. Nabize n'abandi bize bicaye banasengewe bicaye. Hari n'abatarasengewe barabara ikibize barahungaho. Iryo barura yaba ari ryo baheraho
Semugana ntabwo wumvamo ikibazo. harimo ikibazo kuko ikibazo numva ndumva bashaka kugwiza abantu benshi b'abakozi ariko batari buze kubona ibyo bakora. Barebye se mu birukanye ko hari abantu basezereye kandi bujuje ibisabwa. Barebyemo bakabanza bakabaha imirimo. Hari n'abandi bahisemo kugira ngo bakora. Hari nk'abo bavanye mu myanya. Ndabazi benshi. Barahari. Kuko n'aya makuru nibo bayaduha. Yego. Tuyahabwa n'abari mu nshingano, tuyahabwa n'abicaye, tuyahabwa n'abakristo. Kandi bitubivuga kubw'umurimo, kubw'urukundo dukunda umurimo w'Imana. Yego. Ni nayo mpamvu akenshi bivuga ngo nidusoza ibi bintu kubiganiraho, tujye dufata umwanya wo kubisengera. Ubu turi mu bisengere, nawe ujye ubifatira umwanya. Kuko uyu ni umwuka mbona yuko urimo ikirwanisho cya Satani. Yego. Tigute. Aba bantu nibuhamagara ngo baze kwiga, ukabizeza kubaha inshingano, imbere hano ugahura n'iki kintu, wa muntu yamaze gutakaza umwanya we. Tugiye kuvuga ku bintu 6 bikomeye circumstances zirimo cyangwa se ibibazo bari kwibaza, bamwe banatuhaye. Yego. Ukamuzana yarangiza ntumuhe wa mwanya nkuko wabimubwiye. Urumva utarabumukomerekeje kandi uri umushumba we. Kandi yatakaje n'umushumba n'umushumba yomorwa nande. Cyari ikibazo. Niba wowe ngende umushumba wawe ari ngiye wagombye kukomora, kaba ari ngiye gukomeretsa. Ubwo ninde uruze kunyomora? Usibye ijuru rya kugenderera. Ariko ubundi mba ngwaye amahirwe yo kugendana igikomere gihoraho. Yego. Cyo ni ikibazo cya mbere rero. Aba bashumba barahari. Kandi abo bashumba biteguye kuba bakorera Imana. Ndetse numva iryo barura ryo ryari rikwiye kurebwaho. Batagiye kwandasha abandi. Bakareba mu maparuwasi. Abantu bahari bujuje ibisabwa. Yego. Bakabanza akabari bo baheraho. Batagiye kwangaje abandi. None bamara kubona iyo mibare idahagije. Ariko nta n'uwo birengagije. Kwiga biravuna cyane. Kuko nabimpamvu bari mu myanya nuko bayimerita. Yego. Barayigiye. Yego. Bayifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Yego. Rero tekereza mugenzi wawe nawe washoye amafaranga akiga. Wowe ugashaka ko ubumenyi bwe buborera mu bwonko bwe. Nagira aho bukoresha. Yego. Nawe kandi urabazi bamwe na bamwe. Huya ndabazi nanjye babicaye. Bahisemo kugira muri korari. Bakagenda kicarira akajya muri korari bati nta kundi nzaririmba. Ariko zigira mu bindi. Sibyo yigiye. Yayize teoloje avaka agiye kuraga gusoza. Agakorera Imana. Agakorera Imana. Twe nk'abapanekote tunazi ko Imana ivuga. Ugasanga nicaranye n'isezerano ry'uko Imana izamukoresha umurimo mu itorero rye. Yego. Hari n'abandi noneho bari bicaye muri iyo mirimo. Urahamagara abashyashya. Abo ufite bo wabanje kugenzura ureba niba nta bashuje izo requirement. Kugira ngo noneho utazanira abantu hejuru y'abandi. Bikarangira babaye menshi ahubwo bikabinambara. Kuko byanga bikunda n'utambutse uyu nguyu ukamufavoriza kuko yazamukiye mu gihe cyawe no ku ngoma yawe. Ariko ntibikuraho ntibisiba ubwenge n'ubumenyi buri mu bwonko bwa wa wundi. Hano ubwo umwambuye diplome ye afite. Kandi diplome ye nayo irakontira bara. Niko kuri. Warukwiye guhera kuri wa wundi rero. Icya kabiri. Bari gushaka ko bicarana n'umuvugizi. Bakamubaza by'amashira kinyoma. Niba koko azabishyurira minerivare yose cyangwa niba ari igice. Yego. Cyo ni icya kabiri. Ko birumvikana. Bamwe mu bo twavuganye mu bazarema iyo nama cyangwa mu bazitabira iyo nama ejo. Barimo bavuga ati cyambere tuzamubaza. Cyo cyambere navuze cyo ni cy'abandi bafite agahinda n'umubabaro. Ko biza ariko bakaba birengagizwa. Yego. Icyo cya kabiri rero. Icya kabiri rero. Aba nabo barimo bavuga batumva. Turifuza ko atubwira by'ukuri ko iyo scholarship koko iyo scholarship izatangwa ari full scholarship. Cyangwa se ari part scholarship. Yego. Hari scholarship iri full bamwishyurira byose. Yego. Hakaba na scholarship iri part. Sibyo cyangwa se iri half. Yego. Icya gatatu. Bari kwifuza kuganira nawe kubijyanye n'icumbi kuko bazaba bari kwiga muri kaminuza Anglikani hari Kabuga. Bari kwifuza kuganira nawe ibijyanye n'icumbi ndetse n'amafunguro.
tuzitunga. Ikibazo gikomeye ko tuzaba tubonye minerivare tuzarya iki? Mu bintu barimo kwibaza nabo iyo nama barayishaka, nubwo ndaza kugera ifu ugasanga harimo n'izindi mpungenge. Icya kane barimo bagateze ko dusanzwe tubaho mu buryo twakoreye imiryango yacu. Ese itorero ryiteguye kudufasha mu bibazo by'imiryango yacu? Tuzasiga imiryango tugende twige, itorero rizadufasha. Tuziga ikigoroba, ikigoroba ko tuva bamwe mu ntara, tuzava mu ntara dusubireyo, tuziga weekend program. Ibyo bintu byose barimo babyibaza, turimo turajyana. Yego, impamvu kandi barimo babyibaza nta yindi, nuko bazi neza ko hatabayemo iyo mibare byabatera ikibazo gikomeye. Yego, barimo rero gushaka kubaza umushumba, mushumba mukuru w'itorero ADEPR. Yego, namwe bashumba b'indembo nuko ari 9 eshanu. Abantu bamaze iminsi tubivuga, bakavuga hoya, tukavuga korali zizahozwa hoya, amatorero azahozwa hoya, ngo bundi ngo birihe bazabibona. None bategereze tureko ko bitazaba. Tumba bikaze. Tureko bitazaba. Ibi tubivuga dufite aho tubikuye, kandi abo mu nama nibo babiduha. Tukabibabwira rero, tukababwira yuko hari imitungo izatangwa ikagurishwa. Twabivuga abantu ntibabyumve, bavuga ngo wenda ngo hari izindi mpamvu ntazo. Twebwe tubivuga kubwo kugira ngo abantu bose bakanguke, bamenye gusenga. Ibikwiriye bikorwe, none ibidakwiriye basi byo nibikorwe, basi batangire banakomera hakiri kare, noneho basi cyangwa banabyakire. Ariko abantu nibashaka kwigendera muri iyo mibare ntago bizaborohera. Yego, abantu bizabagora. Yego, Yesu ashimwe, amen. Ikindi tuvuga kiri aho ngaho ni ikindi cya gatanu. Abantu barimo bagatese atari ubwa mbere itorero rirobanuye abagomba kurikorera. Si ubwa mbere, birasanzwe ko itorero rigira abantu barikorera rikabategura. Ese abangaba rigiye gutegura sekirite yabo ko batazamera nk'abambere ni iyi? Cyo nicyo bibaza, ko tubizi neza ko n'abambere bateguwe mu buryo bwo kuyobora itorero, none uyu munsi bakaba bicaye. Ese ababo bagiye kurobanurwa sekirite yabo ni iyi? Ni ikibazo gikomeye. Se ntago bizamera nk'ibisanzwe biba ku bandi bakorera itorero nk'uko byagiye bibagendekera. Kuko ubu tuvugana n'ubwo batabizi, ariko abantu benshi iyo babwiye ati ngwino bagiye kuguha inshingano mu itorero, bahita bumva reka bazihungira iyo ngiyo, kuko babonye ibigenda biba kuri bagenzi babo bababanjirije n'intambara zizamo. Turajyana. Ibyo rero bikakwereka ibintu byari bikwiye kwiganwa ubushishozi. Yego. Icya gatandatu, hari bamwe rero batangiye kubivamo. Koko bariyandikishije ikimenyetso ntanze, bazarebe n'abazabonekesha igicumbi, harimo batazajyayo kubera izo mpungenge zose. Bakaba batese bundi ubu turajya kwiga ko ntako batigeze batwereka. Batangiye kubivamo bati turabijyamo gute, ko baduhamagaye gusa ngo baratwishyurira, ubundi sekirite dufite ni iyi, ko bitazamera nk'iby'abatubanjirije. Ikindi cya karindwi, ADEPR nayo ntabwo yigeze igaragaza itandukaniro ry'abakozi ifite, nyuma turajyana, n'iry'abirimo gushaka. Noneho ngo igaragare niri gushaka guteguramo abakozi, kuko hari abangaba bari gushaka kubateguramo abakozi. Niyigeze rero igaragaza itandukaniro riri hagati yabo n'abo ngabo bandi. Ivuga
vuga ati noneho tugiye guhamagara abakozi bazaza bakiga bakagira zino nivo uwo mukozi azaba afite ubushobozi bungana gutya azahabwa ibi n'ibi kugira ngo atakaza akazi ke nawe ajye muri izo nshingano nk'uri mu kazi adafite impungenge zo kugatakaza nk'uko aba bose bagiye bagatakaza mu buryo bumaze nk'ububatunguye cyangwa se batari biteguye. Ntiyigeze igaragaza ibyo bintu ngo bishyire ahantu noneho bavuga bati nka kwa kundi bavuga bati umuntu azaba ameze gutya azakora ibi n'ibi. Reka nkwereke impinduka zose ubundi zigomba kugaragazwa n'icyo bita polisi. Yego. Mbere yuko wapurika ibintu hagomba kuboneka polisi rero niyo igenga ikintu cyose. Niba habayeho impinduka polisi yazo ni iyi mukabanza mukayitoza abantu katwibukiranye bajya guhindura ibyo tugari n'imirenge barabanje baravuga ngo hazajyaho ba executive bavuga executive ibyo azaba ashinzwe n'ibyo azaba yemerewe n'ubushobozi azaba afite n'uko azajya ahembwa agaciro ke muri rubanda ndetse n'agaciro ke mu rwego rw'inshingano ze. Ibyo barabivuga leta irabisobanura. Ibisobanuye rero abantu batangira gusaba nyine ka kazi kuko bamaze kumenya noneho ibikagize nuko uwo mukozi azakora n'ibyo azaba ashinzwe n'amashuri agomba kuba yarize nuko azajya afatwa mu buryo bw'umushahara nuko agomba gufatwa mu gaciro no mu burenganzira. Yego. Ibi rero niba ADPR iri gukora impinduka usibye ko impinduka nazo zimaze kubamo nyinshi cyane none zirahinduka mu cyumweru hakaza izindi mu kwezi hakaza izindi hagiye haba volontaire bazakora itorero bakayobora amatorero afunze abantu bagaruke bakore mu kanya mu duha ibisobanuro by'ukuntu mashuri mwize kandi basanzwe bayazi. Ubuse wambwira ko ukoreye itorero imyaka 5 6 7 10 bataza amashuri wize ko nese ubwo wabunyohereje ngo ningende ngo uri kwiga ukuntu wagira ubushobozi mu mezi 3 se wumva ngize nivo niba wasezereye mfite nivo ya AD n'ubundi niyo ngifite niba wasezereye mfite certificate n'ubundi niyo ngifite kwirirwa bimbaza rero ntugushaka impamvu gusa kugira ngo nsezerere nabi ariko mu by'ukuri isuku yo baho mpagaze aho mparitse urahaza. Yego. Iki rero abantu bari kukibazo. Iyi nama y'ejo rero yabaye nk'ikangura ibintu by'amarangamutima ku bantu batandukanye mu nshingano zabo zitandukanye kubera ko nyine abantu baravuga. Noneho nkibaza iki kibazo kandi. Yego. Nkibaza ikibazo batese ko abagejeje itorero ku bubyutse n'iterambere ririho none bivugwa ko batari barize bihanitse kandi koko nibyo rwose. Ariko iyo warebaga wabonaga bafite ubundi bumenyi bukomeye bwabahesheje kwaguka ndetse no kuryagura rikangana uko ringana uko. None ko abakera bigijweyo aho nibizarangira abashya bazanye indi myizerere ihabanye n'intumbero yabaritangije muri uyu murimo. Nibyo bazaza kwibaza niba ufasha abantu bose ba mbere abandi bakwigiyeho ukabajyana hariya no kubwiriza amakuru ufite nuko batemererwa kubwiriza. Yego da abenshi muri bo babandi bakagombye guhagarara hariya abandi bakabareberaho bamwe muri bo ntibemererwa no kubwiriza baricara gusa rwose. Byaba ari ikibazo rero. Iyo bamupfuye agasoni mu itorero ateraniramo baramubwira ati sengera ibyifuzo cyangwa usengera bihana ubwo bakazabigira cyangwa usengere gutandukana ubwo bukazabigiraho icyo ubwo. Aba bantu rero bameze nka biblioteke bameze nk'inzu y'ibitabo bakabaye abantu bagishwa inama cyane ndetse bagahabwa intebe y'icyubahiro kuko abanyarwanda baravuze ngo iyi nkoni kubise mu cyebo uyirenza urugo. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Iryo ryo ntabwo ari iryo yanditse muri Bibiliya ariko naryo ni ryavuzwe n'abanyarwanda. Baravuze ngo urukuyimbwa nk'urukuziko rukayibuza kota. Ibi bwana byo byotana amakenga cyane rwose. Niko kuri. None reka nkubaza niba koko itorero rifite ishyaka n'umwete wo gusigasira agakiza n'umwimerere w'itorero bishobora kurinda ubwere bw'itorero kuko itorero kugira ngo ryitwe itorero ntabwo ari izina ntabwo ari doctrine kuko doctrine amatorero menshi arayisangiye ibyo bita imyizerere. Iki ni itorero ritandukana roho n'irindi icyo bita discipline imico n'imyifatire.
imyizerere ariyo bita doctrine, burya amadini menshi n'amatorero birabisangiye, ariko imico irahabanye. Nibyo. Niba rero itorero rya ADEPR ryarabaye mu 1940 rifite discipline ryahawe irigira ADEPR Pentecote. Nibyo. Ni ukuvuga ngo ritaye imico ryaba ribaye ikindi kintu. Buriya katolika, impamvu yitwa katolike, muri katolike bisobanuye ngo umunyakuri. Ni itorero rifite imico guhera i Vatikani. Ubu bari gutora papa, bari bikingiranye ba kardinali. Siko bivuga? Niko bari bakinze bahereye ejo. Nibyo niko bavuga. Batangiye gusenga y'amasengesho yo gutora, niba ari amasengesho, niba ari inama, niba ari ntago mbizi kuko sindi mu kardinali. Cyo tuzi nuko bikingirana. Nta muntu n'umwe ubinjirana, inzira igiye kwa papa yose bifunze, haranarinzwe cyane. Iyo ni imwe muri discipline ituma katolika igumana umwimerere wayo. None ufashe ba kardinali bose ukabicaza, ukazana abandi bantu bashaka ukabagira ba kardinali, ariko ba bandi bakigiyeho ukabashyira ku ruhande. Harya kugira ngo ni nko gufata amateka ukayashumika. Karagize ukabati ni mufatira aho bigereye, mufatire mu kinyejana turimo, muve mu bintu bya analogue, mwinjire muri digitali, aho musanga dusirimbira naho ngaho, aho musanga dukomera karuru. Niba ubundi wa kera akubwira ati twuzuraga umwuka wera gutya, twahuguranaga gutya, umuntu iyo yakosaga yagendwaga inama atya, yabikubwiye uri muto umwigiraho. Ariko uyu muntu numwigizayo, ni nkaho uri buvuga ati nusanga nkubita inkoni nawe ukubite nuko bigenda, nawe bifatiraho. Nusanga buze umwuka bakoma karoti nawe ugakome nuko buzura umwuka wera. Nusanga gusenga basenga gutya abari gusenga. Ariko kugira ngo ibintu bigumane isura n'agaciro kabyo, yego, nuko abantu bagayidinga umwimerere bakanawurinda. Nibyo. Bakanawurinda. Impamvu ibintu byinshi babibika bakabyita muri, bakavuga ngo biri muri mize, ntabwo ari uko mize ari ikindi kintu baba barambirijemo. Ni amateka yabanjijemo, kandi ayo mateka aba meza. Niyo mpamvu utajya muri mize ngo usange handitseho udupapuro wisobanurira ayo mateka. Hagomba kuba hari umugide ukuri imbere kubwira ngo ahangaha hari uburyamo, aha hari intebe, aha barahigiraga, hano bahigishiraga itorero ry'igihugu, hano bahigishirizaga kumasha, hano niho ingabo zigishirizwaga, hano niho umwami yicaraga, hano niho umwamikazi yabagari, hano niho bacundiraga, hano bahororeraga inka z'inyambo. Akakubwira amateka ariko utabyisomeye. Yego. Abantu rero barashaka ngo abantu baza bicare mu nshingano, nibashaka gusoma amateka y'itorero bayasome mu bitabo. Nowe ibintu wasomye bitandukanye n'ibyo wakoze ufite ukuri imbere ukwerekera. Niko kuri. Uticaranye na se ntamenye icyo sekura yasize avuze. Turabizi ko itorero rifite ibitabo byanditse byinshi, uwabisoma yarisobanukirwa, n'utari mu Rwanda arabimenya. Ariko bitandukanye n'uwicaye agatorezwa cyangwa agatorera ku muntu ubizi neza ubifitemo ubumenyi. Rero ibi byose nibyo abantu bamwe na bamwe bari kwibaza kandi babayobozi. Yego. Nge rero ndumva shoreje aha. Ibyo bitekerezo nari mfite, ariko ngira ngo tunabisengere. Yego. Bisengere, ariko abantu bamenye ngo aho ngaho ni muri Gicumbi. N'ahandi bari bahamagare. Babwira ati ni muhure tuvugane. Kandi bose bafite ibyo bibazo, kuko ari abari Kigali bari kubivuga, ari abari mu ntara za Rubavu na imini mu ntara z'amajyepfo, mu rurembo rwa Rubavu, rurembo rwa Muhoza izahura na Gicumbi, bari mu rurembo rwa Nyabisindu ndetse n'ururembo rwa Huye, abari mu rurembo rwa Gihundwe, abo bose bari kubyibazaho. Turajyana. Yego. Ndetse hari na bamwe bari kuvuga ko bashobora kwiga muri Kibogora Polytechnique kuko harimo naho ishami ya teology. Ikindi abantu bakwiye kumenya no gusobanurira itorero riri muri teology yihe. Icyo bita teology liberal. Amoko y'amateology ntabwo ndi buyavugeho none ahangaha. Yego. Abantu bakamenya ibyo ari byo. Usibye ko wenda ntekereza ko amashuri yo bagiye kwigamo ni meza, n'amashuri tuzi meza, kandi bayashyizeho, amatorero yashyizeho ni meza, afite imyizerere myiza.
ibyo nta kibazo tubifiteho, ni na teolojiya nziza kuko n'abasohotsemo mbere bafite umurongo mwiza, turimo turajyana. Yego. Ariko abantu bakwiye nanone gutekereza kabiri, gutekereza kabiri. Aba bantu bagiye kurobanurwa biyongera ku bandi bari aho bujuje requirement, bujuje inshingano, bizagenda bite? Ese abo bujuje inshingano, ubundi umuntu wese yimwa uburenganzira bwo kuyobora mu itorero cyangwa se yimwa ayo mahirwe kuko afite umugayo. Kandi mu kera kose tukizwa icyo twabwirwaga, iyo wabaga hari bitagenda neza barakwicaza bakubwira ati rero usengera iki kintu kikuveho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu utari mu nzira nziza baramwegeraga. Aho rero byapfiriye ubu ngubu, niyo ugeze yarakubwira ati nta kibi nta cyabaye, byose ni byiza, ariko akagufatira ibyemezo bigaragaza ko wagira ngo uri dayimoni. Yego. Ni uregezayo umuntu ntumubwira ko ari ikizira, nta bari wimutenga wamuhaye, ntiwimwizeho ngo umugizeyo, ubundi urumva utari guhemuka. Ese abo banduzanye bo nubagenza nk'uwo ngose, kizi impungenge bafite n'ubundi kuko zatangiye kubafectinga. None ese ubundi uzabatoreza hehe ko uzabatoreza hagati ya babandi kandi babandi bafite umubabaro? Yego. Ibi bintu bikwiye guhabwa umurongo mwiza. Yego. Kandi abenshi bakunda kuvuga ngo itorero ngo abantu barivamo ngo bakagenda bafite umubabaro, ngo abana babo ngo ntibarikunda. Ariko ubwo niba ufite umubyeyi wagize ibibazo bimeze gutyo byo kugenda ahura n'izo challenge zimeze gutyo, urumva uwo mwana yakunda itorero? Twe turetse ibyabo bashumba wenda niba n'abakuru wenda bafite ko bikomeza bagahagarara, umwami babahamagara bakomeza. Ariko kuki uri gushaka ko uyu mwana akunda itorero kandi umubyeyi we yarakomeretse? Umunezero utashyize mu muri papa we uragira ngo umwana ugira ukurehe? Ngo harya ngo muzababohora ngo bamahe kuko ibyo bishakira kugira ngo bakunde bagume mu itorero, ntabwo bazarigumamo kuko hano wakomerekeye urahahunga cyane, hano wakomerekeye urahahunga. Genda bivuga nk'inama ntanga kandi nk'umuntu ukunda itorero. Yewe ntabwo sinigeze mba mu ntambara zirwanya itorero, sinzanabikora, ahubwo nzajya mfashanya n'abantu gusenga. Sengera ibintu byose tubona bitameze neza. Rero nyemera dusenge. Yego, nakoze cyane. Cyose usabye ko tuganira ntabwo natuma gitambuka tudasenze. Ati twaba dukoze umusanzu wacu no gusenga, cyakora tukabwira n'abandi bene data bifatanya natwe kugira ngo dufatikanye gusenga kubw'umurimo w'Imana no kubw'itorero ry'Imana. Yego. Aho ngaho wahinira dukora niba ari ikintu bakimbaza. Oya, nta kintu nakubaza gusa umuvugizi nyine wa ADEPR yaza kubirebaho neza, kuko nyuma y'ibyo byose ashobora kuza kubonekamo imvuru cyangwa se icyo bita intambara. Reka nkubwire ikindi kindiye nari nyibagiwe. Imana irantabaye. Yego. Reka nkubaze, mperutse kubona ku bitangazamakuru inkuru ziri gucicikana zivuga ngo ADEPR Nyarugenge ngo na ADEPR Remera ngo baciye abahanuzi ngo kuko barimo ngo abantu bakorana na FDLR. Negereza kubona hari umuyobozi umwe wo muri ADEPR ubivuguruza ngo avuga ati ibyo bintu ntibibaho. Ariko reka nkubaze, baratinyuka bakavuga ko mu itorero uyoboye harimo abantu bakorana na FDLR irwanya igihugu, ugatuza ntugire icyo usobanura? Nabyo harimo ikibazo. Siko byanteye ubwoba. Nategereje ko nibura basindeka umuvugizi ye kuvuga, ariko hari umuntu ushinzwe kuvugana n'itangazamakuru cyangwa se ushinzwe itangazamakuru kuvugira ADEPR cyangwa umunyamategeko. Bene abo bose bafite n'umunyamakuru, bafite ni radio ya Life Radio ni ADEPR. Yego. Kubera ikize batagenda ngo bajyara bavuga bati ibyo bintu usukuri bavuguruze kuko erega ikinyoma kirihuta. Simvuze ko bari ababivuze babeshye kuko ntawe urabavuguruza kandi inkuru itagira ikivuguruza bari ukuri. Ariko siniyumvisha none, ariko nanone cyaba ari ikibazo haramutse Nyarugenge harimo aba FDLR ni Remera. Tumenyereye ko FDLR iri muri Kongo, iramutse rero hari kabiri mu idini iri Remera ni Nyarugenge, cyaba ari ikibazo gikomeye. Leta nawe yabakurikirana, bo niba tabikurikirana leta izabakurikirana. Nibyo byo mvuze, nibyo rwose. Kubera iki kintu bo batacyumva ko ari ikibazo gikomeye. Oye, warabibonye wowe? Nanjye kuyoboka Imana sinibuka n'ahandi. Nanjye narabibonye, ariko narabyisomeye. Ngo herinki ubibone? Oya, ntacyo narabibonye. Wabibonye? Mbwiza ukuri. Oya, mu bigaragara ukuntu itorero ryicara rikarambya. Hari inkuru yasohotse ivuga yuko hari abanyetorero bakorana na FDLR. Harimo ikibazo gikomeye. Itorero rikarambya rwose. Ntabwo bibaho.
none rero ubundi bagakwiye kuhita bavuguruza hakiri kare cyane, kuko uba bafite abanyamategeko, kabiri bafite abanyamakuru, bafite radiyo. uzarebe na leta iyo ba bantu bari hanze barwanya leta bavuze ikintu cya mbere leta ihita igaragaza pozisiyo yayo cyane. ibyo bintu si ukuri hatagira n'umuturage biyobye. umuntu arasohora ikintu akakivuga abantu bakajya haracwe. ubwo ni ukuvuga ngo itorero rya ADEPR n'abandi bantu basohora kugenda bakareba kuri murandasi n'abakurikirana za social media abarimo bamenye yuko hari abantu bakorana na FDL bari muri ADEPR. Habarimo abantu batize, harimo abantu batize bo mu ntara bashaka kubyumva kumva ko ari byo. Ariko indirimbo y'198 iravuga ngo yewe kintu we kazanye bice itorero kikarisuzuguza. Ko abantu barwaniriye icyubahiro cy'itorero ry'Imana koko. Yewe reka dusenge. Iyo ninjiye aho kuko ngewe ndi umwana w'itorero kandi nakijijwe kera, numva itorero ritagawa mpari. Yego. Mba numva ngize fuye. Yego. Mba numva mbabaye. Yego. Ngo tushobora gufata ibyo bintu ukabirenzaho ukumva nta mahoro nta kibazo. Wowe urumva bikunejeje? Oya, nge ntago binejeje ariko urumva. Reba itorero nka Nyarugenge turifata nk'icyitegererezo. Ni Remera siyo mu maparuwasi akomeye muri uyu. Niyo rwose akomeye. Si ufashe Remera ukava kirimo FDL ugafata Nyarugenge ukava kirimo FDL. Ahubwo batavuze byaba bigaragaje ko nyine bemeye cyane. Ko tubizi neza se yuko wenda abo bantu mu buryo bwo kugaragaza imyumvire baramutse barimo ntago bagira umwambaro baranga, ni ibitekerezo n'imyumvire. None usubwe icyo gihe n'ucanye itoroshi yo kuvuga ngo ni mumurikemo, ntago abantu bari fair, ntago basobanutse. Abantu kukibaroshya ibintu bakabivuga uko babonye kandi bazi neza ko byagira ingaruka ku murimo w'Imana. Bura bari muri cyacice vatire reka twicikira ubundi nta birimo. Ko bitari birimo ariko uziko no mu rubanza yicecetse bavuze ko wemeye cyaha. Ibyo bintu ntago abantu babyumva. Iyo tubivuze rero tubona abantu bamwe ni mujye mureka kuvuga ADEPR, twe kubivuga kandi biri hanze. Ahubwo mujye mudushimira ko tubibabwira twarangize tukanabisengera. Twe ntago tunabisengera hano gusa, tunamenyesha abadukurikiye. Ahubwo narakubwiye ngo jya ukora subscribe unyiyungeho nguha amakuru iyo mvuye muri ibi ngo ijambo ry'Imana ritavangiye. Yego. Abahoze bambaza ejo bundi bambaza bateranyije ibinyamakuru bambaza bati umubatizo w'abantu batatu baho, babwira ni ubaho. Abandi bati abantu bakizwe uko ati wose ati banditse bo nibashyashya. Ariko twe kuvuga ukuri twabonye. Oya ntago twikira ukuri. Bibiliya iratubwira ngo ducyahe, duteshe cyane, duhugure cyane, duhane cyane. Nemere yuko umubatizo umuntu umwe abatizwa n'abantu batatu. Ubu wowe kungana uko nakubatiza ngombye gusaba abayede. Oya ntago bibaho, nta nubwo byigize kuba ko abantu babatizwa bagahumiriza bagahwera bose. Ntago byigize ko twarabatije, ntago byigize ko ibyo bintu ahubwo tuvuga yuko yuzuye umwuka wera uruka. Hari icyo kigaragaza ko umwuka wera yaje. Rero tuzajya tubivuga, ntituzavuga ibya politike kuko ntibitureba, ntago politike turi abanyepolitike, ariko turi abagenzi bajya mu ijuru. Inkuru tuvuga zijyanye n'ubwami tubamo, bajye babyakira uko, hanyuma batukana nabo bazamenye ko turabizi ko tubasengera ngo Imana ibahindure, kuko ni ikimenyetso simusiga cy'uko utarakizwa. Yego. Ko umuntu wakijwe ntatukana. Yego. Sohora tukana kandi ibyo twavuze tubifite proof, tubifite gihamya yemwe na ba nyir'ubwite no batwihamagara. Umuntu avuye mu nama asunikiye imyanzuro y'inama, wowe kuko utabizi utangiye kuntuka ngo uri kurwara ishyaka ry'idini yawe ta nawe. Oya ntago ariko kurwanira mu mubiri nibibi, ntago ariko kurwana mu mwuka usenge. Ko nakubwiye ngo ufatanya nanjye dusenge, ahubwo wafashije nawe tugasenga tukareba ikivamo. Yego. Ko aricyo Imana ishaka. Mwami Yesu turagushimiye. Haleluya, haleluya. Turaguhimbaje kugira neza kandi urakira. Mana ifite imbaraga. Uri umwami w'amahoro. Mana itagira ukuntu bigenza. Wewe waduhamagaye kandi umurimo wawe ni torero ni. Haleluya. Dusengeye umurimo wawe. Mana we turasenze. Turarizamuye mu by'amasengesho. Turingingira itorero. Tuyimbaraga z'Imana zikomeye. Urikomeze. Haleluya. Fata urikomeze. Imbaraga zawe mwana. Amaboko. Yego. Imbaraga zawe zigaragare. Yego Yesu. Umwuka wawe wera agaragare. Yego. Ndagushimiye kuri hejuru ya none n'ejo hazaza, kandi kuri hejuru ya byose. Tegekera byose kwibahisha. Tunganya ibidatunganye ku murimo wawe, korera byose kwibahisha. Ibyo byose byagiye biba n'uburangare bwagiye buba turabunanije. Birukanye uwo mwuka w'uburangare n'umwuka ubyara ibibazo n'intambara.
ahubwo turasenze ngo itorero ryawe ryiteho kandi uryubake abantu bawe bagubwe neza bityo umwuka wera akomeze kwigaragaza muri byose reka icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Birashoboka ko rero hari wakenera kutuvugisha yego reka tubutange nimero yego nibyo ni 82 07 82 64 60 89 07 82 64 utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare ushyiraho akamenyetso wo guteranya 25. nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya. Imana iduhane umugisha. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom ciao. Twari kumwe ya Elia Ntakirutimana. Imana ibampera umugisha. Amen. Shalom.